Tereza mwana nkunda shingewe Tereza mwana nkunda utuye ikibaya cyiza Tereza mwana nkunda shingewe Tereza mwana nkunda utuye ikibaya cyiza Hari mudusimba twinshi Hari mutunyoni twiza turirimba mu gitondo Hari mudusimba twinshi Hari mutunyoni twiza turirimba mu gitondo Oh 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 Iyo nazaga iwanyu shingewe Nzanywe no kugusura wamfataga neza cyane Sinzi uko nakubwira gusa nkunda karahanyuze kubera ko y'abageni banje bose bararira Uzi kubariza neza Nyabusa amata jya mwatera agahinda n'amanyagwa Adutwaye uw'ingenzi bakobwa aduteye agahinda Mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe Mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe Even umugenti na muhungu wanyu The Son of Africa Busy Bag King Ego Golden Coin bwawe hitanyita Kazi Kesi ndizera ko umeze fresh uri kudukurikira uri hirya no hino hatandukanye uri mu Rwanda uri muri Afrika kwishose muri rusange ndizera ko umeze neza uri kurikira Yawe TV right now reka nizere ko ibi bikomeje kukugendera neza cyane imbere kuri screen zanyu murimo murahabona abantu babiri mukobwa wambaye neza usa neza urasa neza Urakoze intro nakoze ni umunyamakuru hanyuma abantu bakikubona bakabona gitari bahari of course hari image betakura mu mutwe wabo reka tuba confirm twibwire mu buryo bwanjye nivuze nk'umunyamakuru iyo ni intro yanjye sibyo hanyuma ubwo nawe urivuga mu buryo bwa uvuga amazina y'inka cyangwa se niba uri umuhinzi uvuga ubwoko bw'imbuto kugira ngo abantu bamenye uwo twakire muri rusange reka twinjirire mu uriwe byanyabyo yego let's go Ubuzima twicuza byinshi ibibi twakoze ni byiza tutakoze ari amahirwe azarimwe gusa nazongere kuba ukundi niba hari ukunda bimubwire none niba hari uwakubabaje mubabarire none kuko ejo hahora ejo kuko ejo hatajya hagera kuko ejo burya hatabaho none niwo munsi ufite nibyo Alright, that's great, that's amazing, that's crazy. Ufite ijwi ryiza. Urakoze cyane. Uyu niwe dufite kano kanya ngira ngo amasiko itandukanye n'abavuzi b'amazina y'inka bamenye wondo. Yes. Ubwo ngubwo bamasiko bana dufite umuririmbyi ariko ndagira ngo natwibwire nyuma y'ibyo ngibyo dufite nde. Okay. Nuko mwabyumvishe ndi umuririmbyi amazina yanjye nitwa Ami Bland. Ami Bland. Niyo mazina ukoresha y'ubuhanzi. Niyo mazina nkoresha. Ami niyo mazina swiswe n'ababyeyi cyangwa na padi cyangwa pastor. Amazina y'ababyeyi nitwa Abizero Blandine. Hanyuma kitwa ay'ubuhanzi ni Ami Bland. Ami Bland. Ami Bland. Ami Bland. Bland. Bland gutyo. Yego. Uko nguko nyine. No kuvuga Amizero warabihinnye na Blandine nawe ugenda ukataka tu. Wabimenye. Wabimenye. Ibintu byinshi ugenda ubigira bigufi. Ugira ngo
bitaba byinshi nyine bitaba birebire cyane iyo ibintu bibaye byinshi birapfa biba bibi ushaka ko Amizero Blandine ari bibi rero nyine ntabwo ari bibi ariko ni birebire cyane ni birebire cyane wa mugani buriya umuntu yikora umuzigo yabasha kwikorera ufata inyuguti ndi kwanga kuvuga ngo wenda ni ngufi okay Ami Blandine tugaye kazi kuri Awe TV yakoze cyane abantu bamaze kubyumva indirimbo uri ngenda ndayikunda cyane wari uyizi yari nesa nangiye kubikubaza byakunanira ariko ikiganiro cyari kigiye gupfa ubu gusoje ntaragira igihe cyo kumva ko wakwiye gusoza yego Nesa niyo muhanzi wa mbere nkunda mu Rwanda mukundira iki afite ijwi ryiza nyine ni umuhanga niwe wagendeye ujya muri iyi mpano ntabwo navuga ko ari we nagendeyeho ariko mureberaho utuntu twinshi nazakora no mu minsi iri imbere okay shout out to Nesa hanyuma reka tumenye Ami Blandine urimo urarimba kano kanyu kanabikora neza nubwo dukomeze kujya tubikonfirma ariko reka duhere turi scratch iyi mpano yo kuririmba yavuye he hari bava mu Kinyarwanda umugani waca ngo inkondo iva ku mukuzo hari umukuzo iyi nkondo avuyeho cyangwa ni wowe wabyandukanye mu muryango bifite aho biva utwibwire nyine mu magambo make nta muntu nzi mbikuraho mu rugo ntawe navuga ngo uyu nguyu nabikurikije cyangwa nuko utazi amateka y'iwanyu nta n'umusokuruza aya ndayazi ariko rwose mana yanjye yaba mama yaba papa ntabyo bazi barabikunda se wansi kuba waradukanye ibyo bintu babifata bate barabikunda baragusapotinga uko bashoboye byatangiye ryarese byaje bite kugira ngo ntabwo navuga ngo byatangiye ryari nahereye kera nkunda kuririmba kera ni ryari wowe ugira kera nyiri umwana mbabariye koko nyiri umwana njye nakuze kera uri wowe jewe ndashaje urashaje kurusha Bibiliya se cyangwa isamba bavuze kera ubundi kera akwiye kuba hakoreshwa nk'abasugukuruza anti kera nyingana nawe sha byo wacemo nk'imyaka nka 40 nise basinkuruta wowe njyewe icyo ndushanijwe byonyine byo kuririmba uranduta mu bikize mu myaka wowe reka twestime nta mukobwa ngo ujye uvuga imyaka ye niko urumva wizeye njyewe oya siyo no kwizeye ase ubona bino bintu biva ku bwana ariko na nubwo mbona nese uyu mutwe ngiye mfite urabona ari abantu bato urebye ku mutwe usibye tuvanye ibintu bihambiriye wawutera inyoni iri mu birometero 5 nta kibazo nabyemeye okay nari wenda kubaza byaje bite urambwiye ati byaje kera mu myaka ingahe ubwo nicyo nashaka kubaza muri rusa kuvuze kera hawe rwose ni vuba n'ejo bundi none reka ngusobanurire ukuntu bimeze yego ubundi nyiri muto nakuze nkunda kujya ndirimba n'abandi koza ibyombo nkaririmba nabona nagiye muri dushe nkaririmba nyine ahantu hose njye nta nubwo nari mbizi ko wenda hari ukuntu ngerageza no kuririmba ahubwo naririmbaga abantu bakambwira ngo wawe uririmbye neza nangira kubigenzura urumva numva ukuntu abantu bose bamwe na bamwe babikunda nshobora kubizamura wenda nkabyitaho bikagiraho wenda byangeza nicyo byamfasha ni kuvuga ngo natangiye kubyitaho nko muri 2018 nibwo natangiye gusobanukirwa nyine ko nabikora wenda nkatinyuka nkaririmba imbere y'abantu niho hakera wavugaga nese si kera ni kera ku kigero cyawe ariko ni na kera imyaka ubu ngubu ndatekereza imaze kuba mu 6 years ni imyaka myinshi wari ukiri na mutoya cyane ariko nubwo wavuze kera ngashaka kubipinga twumvise uburyo uririmbamo ari nesano niki turagira ngo tubanze twumve kandi karirimbo kamwe akandi karirimbo wumva wo wateguye ushaka kuturirimbira tukumve hanyuma kugira ngo abantu bakomeze wumve voko yawe wumve ibintu twavuze ko tutabeshe. Let's go. Yes. Tereza mwana nkunda shingewe Tereza
utuye ikibaya cyiza. Tereza mwana nkunda shingewe, tereza mwana nkunda utuye ikibaya cyiza. Harimo udusimba twinshi, harimo utunyoni twiza turirimba mu gitondo. Harimo udusimba twinshi, harimo utunyoni twiza turirimba mu gitondo. Oh, 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 oh. Iyo nazaga iwanyu shingewe, nzanywe no kugusura, wamfataga neza cyane. Iyo nazaga iwanyu shingewe, nzanywe no kugusura, wamfataga neza cyane. Wanzimaniraga neza, ukanganiriza cyane, nkumva nshaka kuhaguma. Oh, 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 thank you. Wow. Kuvuga wa mu ndirimbo uri kuririmba ubwo ntibihabanye. Oya birajyanye. Akababona akantu k'abakobwa cyane cyane biyi minsi. Ikintu kibi ni wa, ikintu cyiza ni wa, nawe uri muri abo ngabo. Kuraje utube ni iki navuze wawe kibi? Ntabwo urabivuga? Oya. N'abandi urababeshyera. Reka mbavugire. Oya none ntabwo nabibeshya. Umuntu aragwa hasi ngo wow. Ninda kesi ndabivuze. Oya none ukumbona hano mfite bashiki banjye, abakobwa b'inshuti zanjye. Ono ibyo ndi kwivuga wose ntabwo ubizi. Uzi ikintu cyaba cyabaye? Wasanga babonye akantu keza bakavuga wawo, ukagira ngo bavuze babonye ikintu kibi nyine. Kurya umuntu yakuvuga wawo ngo si ikintu cyiza. Nuko nyine atavunitse cyangwa adapfuye. Ndi kugwese ko atabavunitse. Ariko ramuvura agakira. Ariko urashaka kumva ko na nyine mu bikoresha. Bibaho nabyemeye. Nibagiwe umuntu kugufasha mu murya mwiza wa gitari. Ndi buze kumugarukaho nawe kuri Ami Brand. Nyine nk'umuririmbyi ariko n'umucuranzi hano uri wenyine turi buze kumugarukaho mu kanya. Ariko ndacyane kuri wowe. Undi indirimbo yitwa indirimbo yitwa Tereza. Ni yande? Shana uraje umwene nzikari karahanyuze. Uzikare karahanyuze. Indirimbo ni nziza cyane. Ndayikunda cyane. Ndabizi ko uyikunda. Ndabizi ko uri mu ndirimbo ukunda kuririmba kamera. Yego. None se ko ugize umusaza? Nako umukecuru sorry. Ase urabona ndi umwana? Abana ndi umwana. Uri umwana? Izi ndirimbo ziraturuta twembi nge nawe. Nyine sinzi ko cyasemo iyi genre. Mainly ndwara itangira indirimbo. Niyo mpamvu cyagena nimvuze ngo uvuze kera. Reka ndicyo kuveba ariko turebe n'impamvu uvuga ngo kera ushaka ukunda kera cyangwa se byabaga kera. Indirimbo nyinshi uririmba abantu bagukurikirana nanjye ubwanye ndimo abari za kera cyo kwita karahanyuze. Ndabeshya? Oya. Kubera cyo se iyi genre izi za karahanyuze. Ku myaka ufite wowe. Nyinshi muzimba zari utaramvukaho. Sinzi uko nakubwira gusa nkunda karahanyuze kubera ko ntabwo zijya zisaza. Harimo n'amagambo asobanura ikintu runaka ku buryo usobanukirwa nyine ukumva urayakunze. Nangiye kubaza. Abarimo amagambo nyine asobanutse adasaza. Nabonye muri izo ndirimbo zituma izungu zirasaza nicyo uvuze? Ntabyo mvuze mbabarira. Oya ariko nyine izakira ariko ugirangije oya njyewe reka mvugisha ukuri gusa indirimbo za kera njyewe zinyigisha kurusha iz'ubu ngubu. Zikuryohera kurusha. Zirananyigisha nyine hari amagambo nkuramo. Nkumva nyine arumvikana hari izo numva singira ibyo numva. Mu mboni zawe nk'umuririmbyi ukurikirana ibintu by'umuziki. Ibyo uvuze nubwo urushaka kwivuguruza ariko nibyizi indirimbo za kera ntizisaza. Ntabwo zisaza. Ubona biterwa n'iki? Izo ndirimbo za cyane uyu munsi umuntu azumva n'umuntu aba interested. Ako ushobora kuririmba indirimbo runaka yo muri iyi minsi ugasanga no naranayibagiwe. Uko mbitekereza ikibitera abantu ba kera baririmbaga atari kuvuga ngo nagatwiko nyine
bakaririmba hari message bashaka guha abantu nyine ifatika. Ariko abantu b'iki gihe akenshi bareba nyine ibintu by'agatwiko nyine by'ubusazi kugira ngo nyine batwike nyine ahantu by'ako kanya to bamenyekane batitaye ngo wenda ngo harimo message cyapfa nuko nyine igihangano cyabo kigera kure byataye. Nizo zinyura. Oya nizo zinyura ni nazo ndirimba nkumva nyine meze neza tu birandyohe. Wenda nyine dushyize ku ijanisha nkundi za kera kurusha izubu ariko n'izubu ntihabura izo nkunda. That's very good. Turacyari kumwe tutaramira uyu munsi tuze kuririmba ibintu bigende neza cyane ariko reka uyu mugabo uri kudufasha ku muryo wa gitari bityo mugabo meze neza. Yitwa Ami Bland, wowe witwa Sam Gitari twibwire nyine. Sam Gitari ni muntu ki wowe nawe twibwire ko tukumenye mu magambo make. Uvuga gake gutyo avugisha gitari. Uvugisha gitari ubusanzwe n'ubundi gitariste nabyo murana mwiza ibyo bintu ni umushuti wanjye twiganaga ku ishuri. Iryo shuri ryo ku Nyundo nyuma ampuza nawe tumenyana bityo. Okay, nagira ngo abantu bataza kugira ngo nabo bakumenye bari kubona kuri screen twagira ngo abantu bamenye ni bande dufite muri rusange. Nubwo nahereye kuri Ami Bland ukoze gitari nawe ni umuririmbyi twavuze ko turi buze kwiririmbira tugereza abantu show kano kanya kugira ngo twongere tujye ku kandi karirimbo twumve uko bimeze. Let's go. Mugabo wanjye mugabo nkunda garukira sinagusenze sinagusanze nisanga kuva mu bwangavu no mu bukumi bwanjye noneho mbere y'ingeri y'urugo rwawe ndandagara nkagandurwa n'abagenzi nkitsamura nkikirizwa n'abahetsi mumpindukire mfatwe mu mugongo nkagangaburwa n'ubwigunge naragiwe n'ubwigenge bwawe sindagira nsange dusabane na kera utarasuhuka kera nyiri rudasumbwa ukinsimbagiza abasizi bakansingiza sindagira nsange dusabane na kera utarasuhuka kera nyiri rudasumbwa ukinsimbagiza abasizi bakansingiza. Bland, reka ngarukiye kuri wowe usibye kuba uririmba indirimbo z'abandi ibihangano by'abandi bahanze ukabiririmba
wowe nta ndirimbo yawe ugira cyangwa nta gahunda yo kuba wakora igihangano cyawe ufite? ntabwo ndakora indirimbo yanjye. Ufite gahunda se? Gahunda nta kandi nayigira, ahubwo mani mba mbona bisaba ibintu byinshi kandi Ijwi, ufite gitari. byonyine. None se kongera ugire kugira indirimbo z'abandi niba kuzisubiramo zirahari samba kandi aziko ubikora neza, ikintu ubura ni iki? Ni amafaranga. Ufite indirimbo se wansubizanitse? Indirimbo zo zirahari, ngiye no kuvuga ngo ngiye gukora indirimbo ntabwo nayibura, ahubwo mba numva nshaka gukora ikintu cyiza cyane nyine gifite karite nziza kandi nkabona birasaba ibintu byinshi, nkabona nta bushobozi ngiye mbifitiye. Yego, ibyo nta kibazo ariko bizakora uko byagenda Yego, ndabyizeye nanjye. turacyari kugenda tubivanga umuziki n'ubuzima bwawe muri rusange kugira ngo bagende bakumenya. Umuntu ashobora kwibaza ese ni ko kazi ukora buri munsi, uririmba ni kuririmba gusa, ese uri umunyeshuri, ese ubuzima bwandi muri rusange ubuzima bumeze bute? Ndi umunyeshuri no kuririmba ndabikora, akenshi ndirimba mu makwe nkasohora abageni. Yego, mu bukwe nkasohora umugeni. Njye abageni banjye bose bararira, nanamukubita akarira akugira atarize. Urabikora bigakunda gusohora abageni, uririmba indirimbo arazirwaye bazita indirimbo z'ibihozo ni biki? Indirimbo twa kera nzi ko ari zo gusohora abageni. Nize ndirimbo ebyiri ukunda kuririmba abageni bakariraho cyane, iyo utaririmbye batarira. Wiyincurangira. Reka nkoresha ijwi ryanjye noneho. Yitwa Lorette. Nyabusa amata jya mwatera agahinda n'amanyagwa, adutwaye uw'ingenzi bakobwa, aduteye agahinda. Mbe mutoni wacu, mbe mico myiza sibira rimwe, mbe mutoni wacu, mbe mico myiza sibira rimwe. Iye mumburize, iye ni mumumburize bakobwa, iye ni mumumburize babyeyi. Kandi warize? nabitekerezaga nkikubaza icyo cyose ko ugiye kuririmba. Ikintu gituma abantu bari amagambo arimo n'injyana. Amagambo arimo nyine ateye agahinda, atayumva basize yakubaza bakumbura nyine bikamutera agahinda. Niba kwirimbura nawe n'ukuriza abandi nawe uzari. Njye ntabwo nzarira abantu. Nise sinarya mbasura, nzaba nsanze umuntu nkunda, ubundi wabarizwa n'iki? Atabazi ko azabasura akambira akanababona. Nyine sinzi ikibazo baba bafite ubundi. Oya icyakoze ahubwo hari abageni barira nkumva ngiye kurira nanjye. Ntabwo urarira se? Aya? Uko ugiye kurira? Nese ndi wowe, niwe wari ugiye kurira. Oya, ariko it's too emotional. Bibaho. Amagambo yayo n'ukuntu ituje byose birahurirana. Nyine umuhanzi ukunda gusoma indirimbo zabo se, hari umuhanzi uvuga tuyungu indirimbo ze rwose. Kamariza nyine. Kamariza? Ukunda iyo ndirimbo imwe ya Kamariza? Imwe ukunda? Naraye ndose. Naraye ndose? Niyo ya mbere nkunda cyane. Nawe irakuriza? Naraye ndose nagurishije. Ni nziza nyine to. Ibintu ariko ushobora kuba bituma umuntu wa romantic cyane yabibayemo igihe kinini, kuko ndi kumva umutima wamaze kuba. Koko se n'ubundi ubusanzwe uri romantic. Ushobora wajya kubwira ngo iki? Kigiki?
nyine ku bijyanye n'izi ndirimbo uririmba uburyo umeze kuba aba artiste usoma izi ndirimbo indirimbo zifite amagambo menshi agaruka ku rukundo si byo se agajya kubwira kuri romantique cyane nta kintu abimbwira kasho kuba atari romantique akose kubera iki umuririmbira utwo tubazo ni twinshi nyine ndabaza tu nta sheri mfite na ndi single nuko nyine numvisha umbaje ibintu byinshi kandi ubusingo bwaranyishe numva binteye agahinda numva kumbaza utwo tubazo twinshi turankoraho urankomeretsa aha ndumva nta mukunzi nshaka ni amahitamo yanjye wambabariye koko uriya Samu byamubayeho none se kuva ko ntabwo urakunda agafata umwanzuro wo kuvuga ati nta mukunzi abafite ikibimutera abafite icyabiteye wambaye ugasura ako kantu sugeze abakobwa yaransikije sana Miss Mignone uramuzi kuri yawe tibari naramubonye ubwo nawe ufite icyabimutera ase avuga kuriya cyangwa arabyikora byo kuri YouTube ikiganiro kiri kuri yawe TV nyine ngera nko kuri ikiganiro ni kuri avuga biratangaje nyine si byiza avuga neza kugira ngo ufate ikintu uvuga ngo urumva uri ari ibyo bintu ego ndumva nyine ari byo nshaka tubyonyine nta mpamvu seriously nta mpamvu aba ex wenda bafite ariko ntago wenda bafite ariko ntago gukundana bikeneye aka kanya ase kuki utari kubyizera ubundi ko ndi kubona uri kubitekerezaho cyane nabyo nyeneye ako urabizaza nyine ikintu cyatumye ubyumva umutima turawukubwa ari indirimbo bwiza ariko wowe uzatera kuriza abageni gusura kubera iki se reka njye mbaririmbira bagenda uraboneka nta kibazo ariko ibyo byose uzamugira cyane rwose cyangwa nuko utarabona atarazi uwo nshaka ntabwo arazi urashaka umeze ugeze ibyo ngibyo ni ibyanjye ni ibyawe se rega riba mubwira hano sibyo ibyo byose hari umuntu umuca atabira aho hafi abantu bari kuri pending list sibyo se umuntu ushaka mu describing guti uyu nguyu nubwo ntari muri gahunda okay nibyo ngibyo ushaka uwo nshaka noneho muri icyo gihe ni umuntu unkunda bya nyabyo atambeshya kubera ko njya mbona abantu baba barashahu barabeshywe n'abantu bikambabaza nta muntu nyine utababara noneho umuntu nyine unkunda atambeshya umuntu twumvikana nyine nyine nibyo nsaba Imana ntago njye namumenya wenda icyo nakora ni ukumwizera bitewe n'ibyo anyereka nyine nta kindi nakora nyine ndanyine umuntu ukunda Imana nyine unasenga ndamukunda nibyo bashaka mbwira na gutya kuntu uzi ndabasore barebare w'imibiri kubera iki byumvikana wamukunda nyine se ntabwo ari umuntu nyine biterwa na type y'umuntu biterwa n'icyo umuntu akunda barebare batari banini w'imibiri yombi cyangwa se wirabura n'uwo nguwo yaba ari uwo nawe uriho nta nubwo nshaka kumureba nyine aka kanya pe niyo yaba ariho nyine ubwo si uwo bihangane kandi wasanga hari umuntu uri uza kureba icyo kiganiro uzi ko ari sheri wa Brandi ndakuraje naje aho papi ko yacyumva ko nakubeshya se niba utatubeshye nta kibazo reka twiririmbe ego ngiye kuririmbira indirimbo yitwa ibitekerezo ya Makanyaga Abdul. Ibitekerezo
birihuta cyane bigana uwo nkunda ibyishimo byinshi biransaze cyane kubera kwiteka turi kumwe kandi namenyereza yuko ankunda by'ukuri nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we nzamuhoza ku mutima nzamuhoza ku mutima nzamuhoza ku mutima. Ikibazo cyanjye ni ukuvanga indirimbo kuko turi gushyira mu nda cyimbitse kijyanye n'izo ndirimbo ariko izo ndirimbo ni nziza Brandi nabwo ni ubuhanzi rega ku ijwi ryawe ziba zimeze izo tubakubwira ngo tugere mu muryango nta muryo uvuga ati wigize ikirara wa mwana ntago nta n'umwe urabimbwira nyine mu rugo nyine noneho mama we noneho mana yanjye nyine suvuga aranyizera nyine cyane ntago ajya avuga ngo ntago ajya ambwira ngo ubaye ikirara ngo ugiye muri ibi ababizi ko nyine ibyo ngiye gukora ndi bubashe kubicamo nyine mu buryo bwa nyabwo ahubwo icyo ambwira ni ukumbwira uzajya ukora ibikwiye abazi ko ndi bubyumve nyine icyo kintu uvuze cyo kuba ababyeyi babona umwana atangiye kujya kugaragaza impano ugatanga utekereza ibindi tuza no kwisiza tubagenera ubutumwa aho biba mufite ese ufite ababyeyi bombi yego ufite papa na mama papa se papa wanjye rero ntacyo biba bimutwaye ntabikora nyine wowe apfa kubona nyine ibyo nkoze byose arabishima cyangwa hari ukuntu uwo papa bavuga ati n'ubundi n'uwa nyina niba bimwemereye ubwo ntacyo narenze papa wanjye ntabwo nyine ubwo icyo mama yakunze n'ubundi nawe ugomba no kucyemera none se ubwo abisanga ubundi si ubwo byitaho nkurikije uko bivuga usanga ushobora gusanga atanabi ubundi se arabizi uko ubikora arabizi ni uko nyine atajya abijyamo cyane papa ariko arabizi nyine aranabikundiye abo agenda kubikora nyine Nyamata ntabwo ariho mvuka Ubutare narabafashaga wazaje ariko tukajyana ukabira mu mavuta turazitogosa no kuzitogosa none se waziriyeho guki Usuwanya mvuka zitetse nko kuri abazitekaga ase nta mumubona ko muri kwica ubuzima bw'abantu we maka mushaka mvuka zitetse upfa kuba uzirya ukumva ziragenda nibyo biba bihagije wa ariko waraziriye zaragutunze nyine n'inzara bavuga ngo nyine ahubwo ujye uzishimira ko wanazibonye izo voka zituma ntaba n'inzobe gukora nushaka kurenga aho ngaho burya n'uso wana n'inzobe genda basi uzaba inzobe gakeya cye kwirabura bigezaho ndetse kwirabura bigeze ahangaha so mainly hano nk'umuririmbyi turimo turirimbira turirimbo twiza abagiye duhitiramo tumeze neza cyane hanyuma ku ishuri aho wiga ngira ngo uri ngo ugize mu cyiciro cy'amasomo hari primaire secondaire university yego wa mbere barabigize kwintu gukora barabizi abashite baragushyigikira cyane baragushyigikira amasomo n'ubuzima bw'ubuhanzi kubivanga experience muziki biragoye cyane ariko nyine urayimanaginga ugakunda hanyuma kugira ibintu nk'ibi mu
support amago ufite no muhungu wabuze udashaka boyfriend nashaka siko mbese ariko inshuti ziba zihari boyfriend arakeneye ariko uretse watse ko atari aka kanya inshuti uraho nyine azaza asereka yoseke siko nakubwiye ngo ntago ndabona uwo nyine uragira noneho mfata uzambabaza ntabwo nizera ko mu bantu muhura mu bukwe mu ishuri habuzemo umuntu uje byanjye n'ubwo bambwiye hari igihe ubihubukiramo urumva ugasanga ibyo byose by'umuziki byo kwiga uba wananiwe no kumanaginga nabyo ubwabyo hiyongeyeho ikindi kibazo cy'umuntu mukundana gutesha umutwe ibyo se ni ibiki abahanzi bagira icyo bita inganzo uramo nyine bagira ahantu bakura inganzo rimwe na rimwe ishingira ku buzima babayemo ego indirimbo uririmba zifite zirimo urukundo zifite emotional nanjye uvuga ngo zibabasha ariko ziri muri ubwo buryo buca gutera amarira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi njyewe mu mitekerereze yanjye nkavuga nti aho ubuzima bw'urukundo kuba warabuparitse no kuba uri muri gahunda nyine kuri mazino ndirimbo nta hantu bihuriye ntabwo byari byarateye ku kintu cyakubaye ugakuramo inganzo ntaho bihuriye abantu bari mazino bamwe bati iyo dusubiramo mu buzima bw'iki gihe uri umwana mutoya nkawe bati ni depression oya ni ukuzikunda gusa ni ukuzikunda gusa ntago navuga ngo ni ibingo ni kibiki ngo ni depression ngo ibiki ni uko nyine nisanze nzikunda usibye kuba urukundo rwarakubabaje wenda bikagera naho urureka niyihe nkuru yindi yakubaye ibyo se ndabikubwiye ko byambabaje uruhare urukundo rwambabaje ntago byambayeho nta rukundo nyine rwambabaje ngo mvuge ngo ndapfuye ndashize biba kuko umuntu niba afite aba ex ntago wabura akantu na gato ko kuba baratandukanye no usibye ko ibyo byarakoka bigatuma ujya no vuga uti noreka mbe baretse y'ubuzima bwawe cyangwa igihe wagezemo reka tuvuge cyangwa se ibyo umva ushaka kubaza ugura byumva ni ikihe gihe wabayemo kubabaza n'ikintu cyakubaho kikakubaza ukavuga uti hano ndababaza nta kintu cya danje navuga nta kintu cya danje nzi nyine navuga gusa ikintu nzi cyambabaje ni ukubura anti wanjye murumuna wa mama kuvuga ngo twirukanaga kera niri umwana nyine turi inshuti ahitaho byatari nyine aragenda ajya hanze birangira aguyeyo ibyo byambabaje nicyo kintu cyambabaje nyine cyane navuga ngo cyarambabaje ntabwo nshaka kubivuga ariko reka turebe ku buzima buri kuza urimo urateganya iki ejo hazaza urimo urenda indirimbo z'abandi bizaguma gutya kuko nagize ndi kubaza aho mufite gahunda yo guhimba indirimbo abantu uburyo bw'ibikoresho bitaraboneka n'ibiki aribyo byose nubwo uri umuririmbyi ariko ufite aho ufite n'aho ushaka kugera yego dusangiza aho hantu utukurikizaho n'akandi karirimbo tukiririmbo muri aka kanya nyine bitewe n'ibyo nkora aho nifuza kugera ni kure cyane ndifuza nyine gukora ibihangano byanjye nkatangira nyine nkakora ibihangano byanjye sinkomeze gusubiramo iz'abandi ku buryo noneho izina ryanjye rimenyekana uzakomeza muri iyi njyana imeze nk'iya karahanyuze twita ngo karahanyuze niyo nkunda urareba Clarisse Karasira ko naririmba mba numva narimba nka ziriya ndirimbo ze cyangwa niyo Bosco hari indirimbo aririmba nyine zitangwa z'ubutumwa njye ziriya ndirimbo nizo nkunda nizo mba numva nanakora ngiye gukora mba numva harimo nyine zirigisha ndazizi ariko si zose ugishyiramo ngiye kuririmba iyitwa urwandiko muvandimwe wanjye twasangiye ubuto ariko karenga ukambera gito dore nkwandikiye uru rwandiko
icyo ngusaba ni ukurutekerezaho amakuru yanjye ntakigenda ayawe yo nirirwa nyumva usibye nanjye nawe utayazi data na mama baragutashya cyane inshuti n'abavandimwe nabo nuko wa mwari wasize ubwiye kuzasaba ikizere ni cyose aracyategereje. Okay, indirimbo yitwa urwandiko ni indirimbo nziza n'ubundi ko natandukiriye Jean rurimbamo aho ngaho nyine ni injyana zimwe nkunda injyana zimwe ukunda nyine wifuza kuzakora mu muziki muri rusange. Yego Tubikizo iyo ya New Bosco hashinwe n'indi muri ndirimbo abatipe basaba abakobwa bagukuririmba niwe bukibaye bagukuririmba muri wewe bukibaye ibyo nurabizi cyangwa se umuntu akagupropoza ugategereza imyaka 10 igashira n'abarakana kabi ariko urabizi ko ibyo bibaho reka twimbe indirimbo watuteguriye nziza nyine kugira ngo umusozi w'ikiganiro yego impeta noneho niba uyizi uvuga impeta yego impeta nta kintu mvuze mbabarira abakobwa cyane natari nariye cyangwa natari nariye ni impeta yego ese buriya inzika nyinshi ntoya wazivuga ngo uduheta impeta oya udu impeta nta byinshi oya tuvuge nyine tuvuge wenda bibaye wenda byinshi uduheta ari dutoya twinshi none se watuvuga gute byose ni byo hano ubwo ngubwo reka tubyemeze uko uduheta hari mu gitondo ubwo nabyukaga iminsi isa n'iyindi izuba riva uko bisanzwe nambara neza jya gushaka impeta y'uwo nkunda nashakaga kumutungura kuko nimugoroba twari kubonana maze ndayigura nubwo yari henze ndavuga ni icyo mfana uko yishima kuki urya munsi ari wowe wahisemo umbwira yuko birangiye kandi aribwo nari nazanye impeta ihamya urukundo nari nkufitiye kuki urya munsi nyimara kumusuza arambwira ati hari icyo nshaka kukubwira nicara hasi ndamubwira ntimbwira bwira atangira kumbwira ati burya bwose ibyanjye nawe ntibigishobotse ambwira ati igendere nabonye undi sinyigushaka ndamubaza ni kuki urya munsi ari wowe wahisemo umbwira yuko birangiye kandi aribwo nari nazanye impeta ihamya urukundo nari nkufitiye kuki urya munsi kuki urya munsi kuki urya munsi kuki urya munsi ya Koti.
Great. None se repetition ikora ryari? urumva kubera harimo n'amasomo byambaye byinshi ariko ndeba nyine ndeba umwanya umwanya ushoboka Ubudi ukumva uri muri comfort zone yo gukora repetition. umva nyine naririmba kabisa nkasa Ubudi yaba mu rugo cyangwa ishuri cyangwa mu nzira ni he kuko njyewe nk'umunyamakuru akenshi uzita iki gitangazamakuru nkiga mu mbere njye mu nzira mvuga amakuru kugira ngo ko bizashoboka ndavuga ati mwamutse neza bra wowe nk'umuhanzi n'umuririmbyi uburi kamutiyeho baraganuka kuboko batse narashaje ndi muzima njye nuko nayo mbona narashaje ubwo n'umuntu uri kwivugisha we ni ryehe uburi kumva muri comfort zone kwa repetition cyasuka memorize izo ndirimbo nimugoroba wenda ndi kugenda mu nzira ndi kugenda ariko hari nimugoroba hatangiye kugoroba hari akayaga mbo numva nyine rwose birizana nyine nkumva ikindi nakora atari kuririmba none numva n'ikindi gisekeje iyo imvura iri kugwa iyo hari kugwa iyo imvura nyine oya niyo nabo ndi mu nzu niyo ahantu hose n'abandi nyine mpita numva nshaka kuririmba mba ngomba kubikora nyine iyo byizanye nyine birizana nkabikora tu ntago bimvuna nyine iyo mbikoze mba numva ameze neza akuba hafi cyane se Sam ni inshuti yanjye bimwe mu bintu wavuze ndabona byujuje sore utari igikara cyane sinirangareho ubundi si ubu ngubu yo kubona tutavugira imbere ya kamera tubivuga se cyareka tubyihurire ni biki sundi bashaka kuvuga ko ngize amatsiko yambwiye hano mwahuriye ariko ntabwo nigeze ngo mukuri kwinshi cyane muri we yakubwiye ibintu shabwa yavuze ukuri kwinshi ni inshuti yanjye ni inshuti yanjye ni inshuti yanjye wifata nyine ko ari inshuti yanjye n'ibyo shaka kwisi bana yanjye Okay, atimo turagana ku musozo Blandi. Nakubonye mu bitangazamakuru byinshi ugenda uririmba ariko nkubona no mukwe nkuko yagiye bivuga. Ego. Ni ubukwe cyangwa se ninde? Ni ryari ugize uririmba n'umuntu ukavuga uti hano hano. Ni bihe ntazigera niyo mu buzima bwanjye. Nagiye kuri TV1 ni n'ubwa mbere nari ngiyeyo nanzi ko ndi bugire ubwoba nyine nkaririmba ibintu nkabyica mfite n'ubwoba byatanje ariko nyine ngezeyo nyine naririmbye numva nabikoze neza niyo hantu nyine naririmbye nkumva ko nakoze neza no kurusha ahandi hose. Ahantu uvuga nk'inzozi zawe ushaka kwerekeza impano yawe uti wenda ni muri auditorium ni muri arena ni hehe uvuga ahantu kabisa umuntu waririmba cyase ahantu nihe urota kuzaririmba kokura performance uvuga ati ngiye urumva muri arena banumva maririmbye nyine abantu bose buzuye bari kuvuga ubundi banumva icyo gihe nyitegereje abantu bari kuvuga izina ryanjye mbabona ari benshi usibye uko nahwera mba numva nahwera ko yakwishima nyine ni ukuri barumva napfa ahubwo ni ukuri mba numva namwera pe nahita mwera ariko imana izana igufasha mu gusa ntabwo twatashye ko wazahagera ahubwo keep it up just keep pushing up turimo turasoza indirimbo isa nk'iya nyuma dusoza ikiganiro hari cameraman Fred cameraman wanjye andi mbakunda cyane yitwa Shirana Gasano Raise ntabwo nari kuko nitangira yindira imbere ndatangira Fred wayinyibukije reka uranaga ijwi rye reka tumurimbira indi ndirimbo
yimutura cameraman iyo navuga reka tumurutine indirimbo nziza wacaguye by'umwihariko Ego turi kumuturiye iyi ni ya cameraman reka tumuture akaririmbo ya indi nkunda nyine y'ubundi ya Kamariza narahindose. okay let's go gise na indi gudu Urumva ishaka tuyisangire cyangwa urarimba itukurikizaho yanjye nayo ni mugacurane musangire nitabahaza ndabongera twongera ikibazo se naraye ndose inzozi nziza naraye ndabutswe umwana nkunda iye n'urwererane rwizihiye amaso yarambonekeye haramumuriza iye buto butoshye buzira intenge rurabo rwera soko kwiteke iyengwa agasusuruko iye karasesekaye giye gusura umwana nkunda iye ngiye gusura rurabo rwera iye ngiye gusura umwana nkunda iye umwana nkunda asa na bike kumara nk'umunsi wose ariko turimo turagana ku musozo mbere yo kuririmba indirimbo yanjye tunasoza ndashaka tugira ubutumwa tugenera abantu aho ushaka bakurikira abo TV kano kanya tubabwira iki ikintu nababwira nuko mbakunda ikindi nababwira nanabasaba nuko uwanyishimiye wese cyangwa wifuza ko nagera kure nuko yanshyigikira akankurikirana ahantu hagiye hatandukanye kuri YouTube channel nitwa Ami Blandi, Instagram ni Ami Blandi, TikTok ni Ami Blandi, hose nitwa Ami Blandi. Gutera imbere kwanjye ni urukundo bazanyereka n'imbaraga banyereka mu gihe bama courage nyine nzakora cyane nanjye ntera imbere nicyo nabasaba. Amazing. Let's now end the show nk'umuntu umwe nakaririmbo kanyuma ikiganiro nakahe nzakumara irungu njyewe ni indirimbo njye kuririmba yego azakumara irungu cyangwa se amara irungu cyangwa akumara irungu Ayiwe shenge ayiwe mama nzakumara irungu Yenga iwe shenge ayiwe mama nzakumara irungu Nukigunge nshuti yanjye Nukigunge nkiriho nzakumara irungu Iye nukigunge nshuti yanjye Nukigunge nkiriho nzakumara irungu Yenga iwe shenge ayiwe mama nzakumara irungu Yenga iwe shenge ayiwe mama nzakumara irungu
mpamagara uwakubyaye umutoni w'abatoya kumara irungu yehe mpamagara uwakubyaye umutoni w'abatoya kumara irungu Yenga yiwa shenge aiwe mama zakumara irungu Yenga yiwa shenge aiwe mama zakumara irungu Wow, amazing. Urakoze cyane Ami Brand. Ndashaka gusoza gutya. Hari ikibazo wumvaga nagomba kukubaza ngo ntacyo hari icyo wambaza sinjye. wampasi ibibazo Nazinshinzwe iki? rwose ahubwo ndapfuye Oya, ari mu buryo kugira ngo abantu bakumenye. Turagushimiye cyane. Yego. Sam Gitari. Ariko ubwo sibyora. Sam Gitari afite umurya mwiza aracuranga nyine ukumva yitaje. Bimeze neza cyane. cyane Sindari kuntu muraza kuba atarabigize ariko Sam kagushimiye cyane nawe kuri yawe TV. Gira ijambo rimubwira hano ku yawe TV kano kanya. Wowe. njyewe ni icyo mvuga ni kirisubiramo ni uko mbakunda kandi bajye bakurikira yawe TV show mutugezaho nanjye ndabakurikirana mutugezaho nyine ibiganiro byiza cyane biryoshye buri wese nyine yashishikarira kureba ndetse nabwira uko wakomeza bakakurikirana Sana Brandi kari kumwe na Ami Brandi mu mukurikirana kuri platforms yavuze haruguru mu kiganiro muri rusange reka tugushimire gufasha umwe gukurikira kino kiganiro nizera ko wakoze subscribe mutane kuko kandi kugira ngo udukorereho subscribe kugira ngo dukurikirane ibiganiro byacu uko bwije nuko bucyaye yawe TV iraguha buri kimwe umunsi ku munsi reka tukwifurize ibihe byiza bye